Munyarwanda nawe munyarwandakazi ubasha kumva cyangwa se akabona, uhawe ikaze kuri channel yanjye ya Tech Synchronizer. Iyi ni channel nubakiye kugira ngo ibi yo kwinezeza cyangwa se ibi yo kuvugirwaho ibindi bintu bidasanzwe byo ku ruhande, ahubwo ni channel nkoreye kugira ngo njye mbagezaho amakuru mashya ku ikoranabuhanga ndetse n'uburyo ibikoresho dukoresha kugira ngo twuzuze interuro y'ikoranabuhanga bikora. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ikoranabuhanga abantu bahita bumva mudasobwa ndetse na telefone, ariko ikoranabuhanga ni ikintu kinini cyane gihuriwemo n'ibintu byinshi. Yego ibyo bintu nibyo by'ingenzi, ariko hamwe n'ibindi bintu ku ruhande bihuriza hamwe bigakora ikintu cyitwa ikoranabuhanga. Gusa ikoranabuhanga ntiryabaho hatariho ibikoresho, kimwe n'uko ibikoresho bitabaho kugira ngo bibe iby'umurimbo. Ikoranabuhanga rero ni ikintu cyiza cyane kandi ni ikintu cy'ingenzi, ikintu gifasha sosiyete muri rusange ndetse n'igihugu mu rwego rw'iterambere. Ikoranabuhanga ryifashishwa mu bintu byinshi cyane, nko mu buhinzi, mu bworozi ndetse no mu itumanaho rimwe na rimwe, ndetse kenshi cyane usanga twifashisha ikoranabuhanga kugira ngo dutumaneho. Iyi video ndi kurikodinga irakugeraho aho uriho hose, nubasha kuba wayibona muri telefone yawe, ubutumwa burakugeraho ntavuye mu rugo. Ariko ibyo ntibihagije kugira ngo ikoranabuhanga rigume ryimakazwe, kuko hari abantu benshi batabasha gusobanukirwa neza ikoranabuhanga ndetse n'imikorere yaryo. Telefone utunze rimwe na rimwe igutesha umutwe bikakuyobera ibyabaye, cyangwa se mudasobwa yawe ikaba yakwizimya ntumenye icyabaye, wenda ari n'akabazo gatoya cyane, cyangwa se nawe ari ubwawe wabyihereye amabwiriza ikaba yazima. Rero kugira ngo turusheho kumenya neza ikoranabuhanga, iyi channel ije kugira ngo ijye ibafasha ku rwego ruri gake gake, rurimo hagati cyangwa se ruri hejuru, bitewe n'ibyo uzagenda wigiramo, bitewe n'urwego uriho. Ubumenyi channel izatanga nuba uri hejuru yabwo nabyo nta kibazo, ni byiza cyane. Ariko nuba ubona ari ibyo ukeneye kuba wamenyamo, ni byiza kuzakurikira channel ya Tech Synchronizer. Ni ukuvuga ngo kuba yitwa Tech Synchronizer nuko itazareba ku gace runaka, ahubwo izajya hirya no hino mu ikoranabuhanga kugira ngo yuzuze ibigize ikoranabuhanga. Aha kuri Tech Synchronizer tuzajya tunyuzaho ibijyanye n'amatelefone na za mudasobwa, tunyuzeho ibijyanye n'ubuhinzi bw'ikoranabuhanga ku bihugu byagiye bitera imbere, n'uburyo bakoresha ibikoresho runaka barimo barahinga cyangwa se barimo barakora ubundi buryo bw'ubworozi. Tuzajya tunyuzaho n'ibindi bintu ukeneye kuba wamenya, nubwo wenda uyu munsi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bitari byageramo cyangwa se ngo bigire intera nini mu gihugu cyacu, ariko ndemeza ntashidikanya ko mu myaka iri imbere igihugu cyacu kizaba kibasha gukoresha ikoranabuhanga ku rwego ruri hejuru, cyane ko n'uyu munsi ari ibintu turimo turakoresha cyane. Urabona mu mashuri abana bari kwigira kuri za mudasobwa, ibintu bitigeze bibaho mbere na mbere, ugasanga ni ikintu cyiza cyane. Rero kugira ngo ikoranabuhanga rigere kure, rigere kuri buri muntu wese, uruhare rwawe rurakenewe. Uruhare rwawe rurakenewe, ni ukuvuga ngo imbaraga zanjye kuba nashaka amakuru ndetse n'ibindi bintu bisa nabyo, ni ukuba wakurikiye channel. Nkabona ko hari abantu bakeneye kumva ubumenyi ntangaza ndetse n'ibindi bisa nabyo, bintera umurava n'imbaraga, bigatuma nshaka ndetse no mu zindi secteur wenda zitari iz'ikoranabuhanga gusa, kugira ngo turusheho kunoza iterambere ry'igihugu cyacu. Biba bibabaje iyo ugiye ku rubuga runaka ugasanga ururimi rwacu nk'ikinyarwanda rutarimo rurakoreshwayo,
ugasanga ni ikibazo cyane. Rero iyo turushijeho gukoresha ikoranabuhanga, igihugu cyacu kigenda kizamuka mu buryo bw'ikoranabuhanga n'ubundi, kuko ikoranabuhanga dukoresha cyangwa se n'ibindi bintu bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga bifite ahantu bijya bikabikwa. Rero uko dukoresha ikoranabuhanga mu gihugu cyacu bizajya bigenda bizamura iterambere ry'ikoranabuhanga mu Rwanda, maze birusheho gutuma izina ry'igihugu rizamuka ku ruhando mpuzamahanga. Ndagira ngo nkumenyeshe icyo nshaka kuvuga hano neza kugira ngo ubyumve neza. Niba ufunguye konti kuri Facebook ukayifungura mu gihugu cy'u Rwanda, n'undi akayifungura mu gihugu cy'u Rwanda, n'undi, abaturage baba bamaze kuba benshi bakoresha Facebook ihita yandika ko mu Rwanda hariyo umubare mwinshi cyane w'abaturage bakoresha Facebook. Icyo gihe Facebook ihita recommendinga igihugu cyacu kuri Google iyo imaze kumenya igihugu cyacu yuko gifite abaturage benshi batunze smartphone, itangira kuri recommendinga igihugu cyacu ku yandi masosiyete akora ibintu bitandukanye, bityo tukabasha kuba twazamura izina ry'igihugu cyacu. Ikinyarwanda ni ururimi rudakoreshwa cyane mu rwego rw'ikoranabuhanga. Kugira ngo umenye neza ibyo ndi kuvuga, nufata telefone yawe ukajya mu ndimi telefone yawe yemerewe gukoreshwa, ntabwo urabonamo Ikinyarwanda. Uraza gusangamo ahubwo Igiswahili, usangemo Igifaransa, usangemo Icyongereza, Icyesipanyol n'izindi ndimi nyine zagiye zigira uruhare runini. Ntabwo ari ibintu byagiye gupfa kwikora gutyo kugira ngo ziriya ndimi zizamuke, ahubwo byafashe umwanya, bifata n'igihe, ndetse bifata intera cyane yafashwe n'abaturage mu gukoresha izo mbuga nkoranyambaga, ndetse no kugenda bakangurirwa gukoresha ikoranabuhanga. Mudasobwa utunze yagufasha gukora ibintu byinshi cyane, ariko nyuma na nyuma ikazamura urwego rw'igihugu cyawe kugera kure cyane. Abantu basobanukiwe neza ibyo ndi kuvuga muzi ikintu bita IP address. IP address ni adresse iba yanditse kuri mudasobwa cyangwa se telefone yawe bitewe n'ahantu iyo telefone ya accessingiye internet. Ni ukuvuga ngo rero iyo ukoresheje mudasobwa, IP address yawe iri mu Rwanda igerayo uko byagenda kose kuri server irimo irahostinga iyo channel urimo urakoreraho. Ni ukuvuga ngo platform yose waba uriho, tubwe niba uri kuri YouTube, niba uri kuri Facebook, niba uri kuri web runaka, server iguhostinze ihita itanga sinyari ko mu Rwanda havuyeyo telefone, havuyeyo mudasobwa, havuyeyo radio. Ni ukuvuga ngo rero ikoranabuhanga ni ikintu cyiza cyane. Ni muri urwo rwego ngira ngo mbasabe rero, ubaye ushoboye kureba channel ukareba video zinyuzwaho, wiziyaza nicyo gihe kugira ngo tubashe kumenya neza ibyuma by'ikoranabuhanga dutunze, tumenye uburyo ibi byuma bikora, tumenye uburyo twabikoresha, tumenye mu gihe bigize ikibazo twabikemura gute, ariko ikirushijeho tubimenye mu rurimi rwacu, kuko ibi bintu teganya kuba nakora kuri iyi shene biri no ku yandi mashene, biri no ku zindi mbuga nkoranyambaga ku rwego rw'isi hose, ariko usanga biri mu rurimi rwo hanze. So ndashaka kugira ngo mbishyire mu rurimi rwacu tubashe kubinonosora neza. So niba ushaka kureba izi video, ntiwite kuri njye uri kubikubwira, ntiwite kuki, ahubwo wite ku cyo ndi kukugezaho. Niba unzi, niba utanzi, ntiwite wenda ko ndiho kwa runaka na runaka, ahubwo ubumenyi ndi kuguha ubugira ishingiro ry'ejo hazaza, ko bizajya bidufasha cyane mu mibereho yacu ya buri munsi, mu buhinzi, mu burezi, muri buri kimwe cyose, ndetse no mu bwikorezi. Uzajya usanga ibintu ari neza cyane. Ntabatindiye rero, uyu wari umwanya wo kugira ngo mbasobanurire iki shene imaze, hanyuma yaho video zizajya ziza ari uruhererekane, uzajya ugenda usobanukirwa kuri buri gakoresho. Nshobora kuzajya mbabwiraho kuri computer, telefone, ibice bizigize harimo nka za processor, za RAM, amastock, amasensa, utuntu nk'utwo
uzajya urushaho kugenda utumenya, umenya ibirahure by'amatelefoni uburyo bigiye bitandukanye, umenye za bateri zigeze telefoni uburyo zitandukanye, umenye kugira ngo telefoni ibe yashizemo umuriro biba byaturutse hehe, uzajya urushaho kumenya ibintu byinshi. So n'abatindiye rero nizere ko umwanya wose wajya ubona nta kibazo wajya unyarukiraho hano kuri iyi channel Tech Synchronizer ukareba video. Icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe aho kuri iyo buto y'umutuku iri hasi, warangiza ugakanda na notification bell, ni ukuba nako kazogera kari aho ngaho. Iyo ugakanzeho mbasha nkashyiraho video, wowe ubasha kubona message y'uko nashyizeho video. Ubundi video nashyizeho ukayilikinga kugira ngo ugere ku bandi bantu benshi, ukanayisharinga. Kuko likinga Google igenda izamura iyo video ikagenda iyiha abantu bitewe n'ubumenyi bwagiye bufasha abandi bantu. Byari ibyo ngibyo. Ku bindi bintu bizagenda bikomeza gukurikira kuri iyi chaîne uzagenda ubimenya, kandi mu gihe gitoya tudatinze reka tumenye ikoranabuhanga ryacu ndetse tuzamura igihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga rw'ikoranabuhanga. Murakoze.